imbabazi z'Imana atari za zindi tuzabara mu mibare ngo tuvuge ko ari 7 ku munsi ubwo bibe byuzuye. 7 isobanura icyuzuye. Ngo tuvuge ko ari 7 ngo bibe inshuro 770 ngo inshuro 490. Oya, imbabazi z'Imana ntizigira iherezo. Mu ihame rya 34 twasoje ryagaragaje neza ko urukundo rw'Imana rutagira iherezo. Abasobanukiwe urwo rukundo rw'Imana ryatubwiraga ko abababariwe byinshi nibo bakunda cyane. Abakunda cyane bazumbira batagombye kubara inshuro bumviye. Nshuti mwene data, mu kwiga iri hame twumvise neza ko iyo umuntu amaze gusobanukirwa urukundo Imana imukunda, rwa rukundo Imana yamugiriye, bwa buntu Imana yamugiriye ikamuha amahoro y'umutima aruta ibintu byose byo ku isi bibaho, ikamuha ndetse no kubikirwa ubugingo buhoraho. Ibyo bimufasha gusobanukirwa neza urwo rukundo, hanyuma nawe akagira izo mbabazi yagiriwe, amera rwose neza cyane nka miriwari iri gukubitwamo urumuri hanyuma ikarusakaza ahayikikije. Urukundo rwa Yesu ni umucyo umurikira abari mu mwijima hanyuma bakabona aho bashinga ikirenge. Nshuti mwene data, mu kwiga iri hame twasobanukiwe neza ko nubwo imbabazi z'Imana ari nyinshi bitazatuma abantu bifata uko bishakiye, abantu bifata uko bashatse hanyuma ngo bagire gute bahinyure izo mbabazi z'Imana. Iyo dusomye muri Yohana igice cyaho cya 14, muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 hatwereka neza ko nidukunda Imana by'ukuri tuzarushaho kwitondera amategeko yayo. Birumvikana rero ko abemeye kwakira Yesu binyuze mu guhabwa Mwuka Wera nibo bakora ibyo gukiranuka, kandi abo bagiriwe imbabazi, bagiriwe ubuntu, nibo bazarushaho kugira ubwo buntu. Umwana w'Imana yatanze byose, ubugingo bwe n'urukundo rwe, yemera no kubabazwa kugira ngo dukire. Byashoboka bite ko twebwe abatari bakwiriye urukundo rungana rutyo ko tumwima imitima yacu? Nta mwanya wo kubaho kwacu uhita tutabeshejweho n'amahirwe y'ubuntu bwe. Nicyo gituma tutabasha kumenya ubujiji n'ibyago twakijijwe uko bingana. Mbese twabasha guhanga amaso uwacumiswe icumu azira ibyaha byacu kandi tugahinyura urwo rukundo ruhebuje n'ubwo bwihotore? Mbese turangamiye umwami wacu w'icyubahiro wicishije bugufi cyane, twabasha dute kwivovotera, kurwana twicisha bugufi dushaka ubugingo budashira? Abantu benshi birata mu mitima yabo bakibaza bati, ni iki cyatuma nibabaza nkicisha bugufi ntaramenya rwose ko Imana yanyemeye? Nshuti mwene data, ndagusuhuje, mushimiye ko wongeye gufata umwanya kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka. Urukundo rw'Imana nirukomeze rube mu ruhande rwawe, rukwereke uko imbabazi z'Imana zingana. Ubuntu n'amahoro nibyo byongeye kuduha umwanya wo kwigana ijambo ry'Imana. Uhaye ukaze mu mwanya mwiza w'ingenzi wo kwiga ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kubana nawe. Tugiye gukomeza twiga amahame 95 yo gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa n'umukiza wacu udukunda. Umwami wacu wemeye kuba icyambu twambukiraho inyanja nini cyane y'ibyaha. Uribuka ko ejo twasoreje ku ihame rya 34 turi kwiga icyigisho cyiza cyane nimubwira ko ari cyiza rwose ucyumvire mu buryo ubasha kubyumva, kuko ibyigisho byagiye bitambuka byagiye bitwereka uko imbabazi z'Imana zingana. Kumva no kumvira birakiza. Gukira k'umuntu guturuka ku kumvira, ariko kumvira k'ukuri ni ukumvira ijambo ry'Imana. Ijwi rya Mwuka Wera rivugira mu mutima wawe, za ntekerezo zawe zigahitamo kumva no kumvira icyo Imana ikwifuzaho.